ni William nongeye nagarutse kuri za video zongera iminsi yo kubaho, za video zibafasha kandi zibatera imbaraga mu mubiri wanyu. Uyu munsi garutse ngiye kubabwira kuri video abagabo benshi muri iminsi haro abakunzi banjye babagabo n'abagore bansabye video ngo wazadukore kuri iyi video bushize nene n'abakore kuri video bimwe mu bintu umugore yagukorera nyine ugahita umureka. Video yindi ndi kwitegura ku bagore bimwe mu bintu nanone umugabo yagukorera ugahita ubereka vuba cyane iraza gusoka. Ariko uyu munsi nanone hari umukunzi ukomeje kunkutiriza arambwira uti nkoresha ikinyarwanda kiraho, arambwira ati ese ni ikihe kintu gituma ubundi abagore basuzugura abagabo? Ese ni ikihe kintu umugore yakora cyangwa se ni ikihe kintu gituma umugabo ashaka kubakora cyangwa se ataba yanakoze igihe gatuma umugore ashaka kugusuzugura? N'abagore ni muri make bari buze kureba iyi video cyangwa se abandi bantu bose muri buze kureba iyi video uyigiremo igufashe. Ntabwo iyi video igamije ko bagira uruhande rumwe ishyira hasi cyangwa se uruhande rumwe ibogamiraho, kuko ibi ni bimwe ni muri factors bazagendaho kugira ngo bikorwe muri ubu buryo. Nanjye William uyu munsi rero ngiye kubicamo byose nkubwire bimwe mu bintu bishobora kuba byatuma umugore agusuzugura. Iyi video uyisevinge kuko nyuma ishoboye kuba zagufasha nyuma ntiwamenye ibyo ari byo mu gihe utabimenye. Nanjye William hanga amaso. Kimwe mu bintu bya mbere nanone kizatuma umugore agusuzugura ni igihe ngo afite amafaranga kukurusha. Iyo umugore akurusha amafaranga atangira gutekereza ko akurenzeho. Ibyo bintu ni ibintu bya mbere nyine bituma ngo umugore agusuzugura cyane, akumva ko n'ubundi akurusha ibintu byose. Nyine urumva ibintu byose niba uri kubitekereza ni nawe akenshi uri usa nk'aho ari we ukugeze. Rimwe na rimwe yatunze amafaranga nka gutya aba asa nk'aho ari we mastermind, ari we ukoze mu bitekerezo kurushaho. Cya kabiri uzabonderaho uko umugore ikindi kintu cyakwereka ko umugore cyangwa se ikindi kintu umugore ashobora kuba yakoresha kigatuma agusuzugura igihe cyane umwitwaraho neza cyane kuri we. Iyo umugore umwitwaraho cyane ngo ukaba umuntu mwiza cyane kuri we buri munsi, akenshi ngo nabyo bitangira gutuma nyine agusuzugura, ngo kuko atangira gutekereza ko nanone yabasha kwikorera ibyo yiboneye byose, yabasha kwikorera ibyo yishakiye byose, ngo buri munsi umubere umuntu mwiza wa buri munsi, ngo bituma agusuzugura. Ibi ni iby'ubushakashatsi bwakoze. Icya gatatu ngo cyane ikindi cya gatatu gituma umugore agusuzugura gakenshi ngiye akubona nk'umunyantege nkeya, akenshi ngo abatangira gutekereza ko ngo akenshi uwo mugabo asa nkaho nta kintu nyine muri make yabasha kuba yamufasha cyangwa se yabasha kuba yagira ikintu amurwandiraho. Urumva umuntu w'umunyantege nkeya akenshi no muri societe ntabwo akundwa, ariko nanone biba umwihariko cyane ku mugore iyo akubonyemo nk'aho uri umunyantege nkeya. Iyo akubonye kuri umunyantege nkeya bitangira gutuma gusuzugura. Abagabo mwumvireho, ngo rimwe na rimwe ikindi kintu nanone cyatuma umugore agusuzugura ngo rimwe na rimwe ni igihe yarakaye. Ngo hari igihe yirakaza akigira umugore mubi nyine akagaragaraza nk'aho arakaye imbere y'amaso yawe kugira ngo abanze arebe uburyo ki umwitwaraho. Ngo rimwe na rimwe abashaka kugira ngo arebe reaction yawe n'uburyo ki se wabasha kumwihanganira. Muri make ngo abasa nk'aho ashaka kugusuzuma arebe ese wajya kureba ingana iki mu gihe ibyo bibazo bibaye, cyangwa se mu gihe ibibazo cyangwa ikintu cyabateranya kije. Akenshi umugore ni uko abasha kuba gukoresha akenshi rimwe na rimwe hari igihe yirakaza muri ubwo buryo ashaka kugira ngo arebe uburyo cyo byitwaramo. Ikindi cya gatanu ngiye kukubwira cyatuma ngo kikwereka ko umugore nanone cyatuma agusuzugura. Icya gatanu ngo ni igihe yabonye undi muntu ugusimbura muri make mu gihe atakigukunda. Nabyo biri mu bindi bintu bituma
agusuzugura. Buri make aba yifuza ko wava mu mubano we, akaba yifuza ko atagishaka kukubona mu maso ye. Icyo uba ugomba gukora nyine aba ari uguhita uva mu buzima bwe bwihuse cyane, kubera ko icyo gihe umugore wakwanze ubundi mu buzima nta kintu wakora kugira ngo ugaruke mu buzima bwe. Buriya bari mwe mu bantu akenshi batajya bapfa kwihanganira ibintu byinshi bitandukanye mu buzima, ku buryo ibintu nk'ibyo bije mu buzima ntabwo akenshi rimwe na rimwe bakunda kubyihanganira. Iyo akunze undi muntu akaba atakigukunda, agukura mu buzima bwe, aragusuzugura. Ibindi byari ibyo bintu bitanu umugore byatuma gusuzugura, ndetse wongeye kukwereka noneho ibindi bintu wareberaho, kuko akenshi nari nabisabwe n'abantu bambwira ngo ese niki namenyera ko umugore ankunda, ese niki namenyera ko niki cyatuma umugore ansuzugura. Rimwe na rimwe rero nibyo nabikweretse bitanu, ndetse ngiye gukomeza nkubwire n'ibindi ku mugore utari wakamenye. Iyo umugore yubashye umugabo we, akenshi amuvugisha, amwitaho mu ijwi ryiza, ndetse ikindi umugore akubaha uri umugabo cyangwa se uri umukunzi mukundana, aguha amahoro. Ntabwo ajya kugereranya n'abandi bagabo, ahubwo agutera imbaraga, agatuma ubwawe wiyumva nk'aho uri umugabo w'umunyembaraga kandi wumva ushinze ushikamye. Ntabwo ikindi umugore ugukunda cyangwa se ukubaha, ntabwo nawe ajya gusakuriza ngo akubwire nabi, ntabwo ajya gutuka, nta nubwo ajya kubwira ngo muri make ngo uri umunyantege nkeya. Ahora buri munsi agushyiramo imbaraga, ntabwo ajya gusuzugura. Kabone n'igihe wowe wacitse intege, mu gihe uri guca mu bihe bibabaje cyane, ahora agushyigikiye kugira ngo urusheho kuba watera imbere kurushaho. Umugore wubaha umugabo we, amukosora mu buryo bw'ibanga, mu gihe bo biherereye baba barimariye, ntamukosora imbere y'abana, baba ndetse banakundana bisanzwe batarabamariye, ntamukosorera imbere mu karubanda cyangwa se bari kumwe n'inshuti zabo, bakaza kwikosora mu gihe bombi bari ahantu, bombi ari bombi mu buryo bw'ibanga. Ikindi cyakubwira ko umugore akubaha, nta nubwo nanone azigera abwira abandi ibintu umugabo atigeze amukorera cyangwa se umukunzi we atigeze amukorera ngo abibwire abandi bantu. Oya, ntabwo ibyo azigera abikora. Ikindi umugore ukunda umugabo cyangwa se unamwubaha, ntabwo ajya ahereza umugabo we nk'igihano cyo guceceka atamusubiza ngo abe ari cyo gihano amuhereza umugore akubaha. Ikindi gikurikiraho, ntabwo ajya kubwira amagambo akubabaza kubera ko yababaye. Ntabwo uwo mugore n'ubundi umugore uzakubwira ayo magambo ntabwo azaba akubaha. Kandi ikindi, aba azi kugufata neza mu gihe mwihariye ndetse no mu gihe muri rubanda. Umugore ukubaha aba azi kugufata neza mu gihe muri mu rugo nta wundi muntu uhari, akaba azi ko agomba kugufata neza, ndetse mwaba muri rubanda ntabitandukanye, hose ukaguma kuba yakwubashye, yagufashe neza. Kandi ikindi, umugore ukubaha ntabwo nanone yabasha kugira ikindi kintu akora cyangwa se ngo akore ikindi kintu ashaka kugira ngo akwigishe isomo ry'ubuzima, ahubwo we abikwigisha mu buryo bufatika kandi mu buryo bworoshye atakugoye. Ahubwo umugore ukubaha ntabwo asa nkaho agutegeka, ahubwo aragenda akagusaba gake gake, kabone n'ubwo aba ari kugusaba ikintu gisa nkaho ari itegeko, asa nkaho ari kukubwira akabicisha mu buryo bwo gusaba. Umugore ukubaha ntabwo azagufata neza ari uko pasiteri ahari cyangwa se abo mu muryango ari uko bari kurebera, ahubwo ubwo azajya agufata neza buri gihe muri mu rugo, muri buri hamwe hose, aho muri hose azajya agufata neza. Kandi nanone umugore ukubaha azahereza umugabo we umwanya wo kuyobora urugo, ndetse no kuba yari we wafata umwanzuro we n'umugabo we, ariko akenshi akabiharira umugabo, kuko umugabo akenshi nyine aba ari we mutware w'urugo. Ibyo bintu umugore arabyubaha akabyubahiriza. Isomo ugomba kwiga:
iyi ni inkuru ntoya kandi kwigisha isomo ukwiriye kuba wamenya mu buzima. Dutangire twagiye. Umwana muto w'umusore yarerekeye agana ku musaza umwe, aragenda abanza mubaze, aragenda aramwegera aramubaza ati, muzehe, ese ni irihe somo ridasanzwe wigeze ubonaho muri ubu buzima? Isomo ridasanzwe nawe urukeneye? Umusaza aramusubiza ati, ubu aka kanya wihangane, ntabwo ni muri mudu nziza yo kuba twavugana kano kanya, ndababaye, ndahangayitse, ndumva nameze neza. Uwo musore aramusubiza ati, uwo mwana muto aramubaza ati, ufite ikihe kibazo? Mbwira ikibazo ufite. Umusaza aramusubiza ati, inka yanjye yarihaka kandi yari igeze igihe cyo kuba yabyara, ariko iracyari kubise, imaze amasaha 28 yose itarabyara. Mfite ubwoba ko inka yanjye ishobora kuba yapfa, ipfiriye kubise kubera ko kubyara ntabwo byashoboka. Maze uwo mwana musore aramubwira ati, ufite kugira ikintu bikoraho muze, ugomba kugira ikintu bikoraho. Musaza yabwiye umwana aramubwira ati, nta bumenyi mfite kuri ibi bintu byo kuba nabyaza inka, nta n'ikindi kintu nabikoraho kuko ndashaje, ndi umunyantege nkeya, ntacyo na kimwe nabasha gukora kugira ngo mfashe inka yanjye. Wenda birashoboka ko yibuze dushe kuba twajya wenda nk'ahantu tugashaka nk'abandi bantu bakatwungura ibitekerezo, bakatugira inama, tukabasha uburyo ki dushoboye kuba twakiza inka yanjye isa nkaho iri kugenda ipfa. Uko ubitekereza bwana muto? Ni muzehe. Umusore aramubwira ati, ibyo ni byo. Amwemeresha umutwe, aramubwira ati, yego. Gusa umusaza aramubwira ati, wenda mutse, ndagira ngo ndamuke ngire ikintu nkusaba, ndagira ngo ugire ku muhanda ugende ucakire nk'ibyibuze nk'abantu 4 ubagisha inama bakugira, maze uze nanjye umbwire, turebe niba byibuze twakuramo igitekerezo cyo kuba cyatabara inka yanjye isa nk'iri gupfa. Mwana w'umusore yirukanye ku muhanda, ako kanya aragenda, ako kanya ariko nyuma y'isaha nibwo yaje kugaruka. Abwira wa musaza aramubwira ati, nabashije kubaza abantu 4 ku muhanda bangira inama. Uwa mbere yambwiye ko ibyiza twahamagara umuveterineri wa hano muri keretse, byibuze akaba yagira ukuntu afashe inka akaba yayibaga, bakaba bayikuramo akanyana karimo indani muri yo. Aramubwira ati, uwa kabiri nawe yambwiye ko iyi nka tugomba kuba twayihereza igihe cya nyacyo kugira ngo nayo ibyare yibyaze. Arambwira ati, guhamagara umuveterineri ntabwo biri ngombwa, icyangombwa ni uko tugomba gutegereza inka ikibyaza tukayihereza igihe. Uwa gatatu nawe yambwiye ati, ibyiza iyo nka muyisanganire, muyice, muyikuremo inyama, muzigurishe, n'ubundi iyo nka n'ubundi byanze bikunze iri buze gupfa. Uwo ni uwa gatatu. Uwa kane yambwiye ngo dufashe iyo nka kuyibyaza, dukururemo ako kanyana gasa nkaho kari mu nda, iyo nka byibuze nibwo iri bubashe kuba yakira. Umusaza Yesu avuga ngo byiza cyane, ibyo bintu ni byiza. Aravuga ngo ibyo bitekerezo by'abo bantu bose biratandukanye, ariko aramubaza ati, ese nkurikize ikihe muri ibyo bitekerezo n'izo nama bakugiriye? Abaza wa mwana w'umusore. Maze umusore aramubwira ati, ndumva ibintu byose bambwiye biracanganye, abantu bose ndumva baduhaye inama zitandukanye, biragoranye kuba hari ikintu na kimwe nabasha kuba nahita nkubwira kano kanya. Maze umusaza araseka, afata ku rutugu rw'uwo mwana w'umusore, aramubwira ati, nanjye nari ntunguwe igihe wari uza kumbaza isomo ry'ubu buzima n'ikintu naba narigiye muri ubu buzima. Nanjye aramubaza ati, niyo mpamvu nahise mfata umwanzuro wo guhita nkubwira, kugira ngo nawe umanze ngucishe mu bwawe, ubanze ubone isomo ry'ubuzima ubwawe uri kuryirebera. Nahise ngira nkaho inka yanjye ifite ikibazo, mubwira yuko wagira ikintu mfasha.
nigira inka yanjye yari ifite ikibazo, ariko mu by'ukuri inka yanjye ntabwo ari ifite ikibazo, ahubwo nuko nagira ngo ubanze ufate isomo ry'ubu buzima. Ibi nabikoze kugira ngo ubanze usobanukirwe, cyari ukugira ngo nawe ubanze kumenya ko abantu burya bagira ibitekerezo bitandukanye, kandi nanone isomo ridasanzwe ukwiye kuvana muri ibi ni uko abantu bose bagira ibitekerezo bitandukanye bitewe n'uburyo ki bareba ibintu. Abantu bashobora kureba ibintu mu buryo bumwe, ariko nanone ibitekerezo byabo bikaba bitandukanye cyane, bihabanye. Uburyo bumva ibintu ariko ukuntu babirega byari kimwe, ariko uburyo babyumva biratandukanye. Bivuze ngo twese muri ubuzima tugira uburyo ki tureba ibintu ariko mu buryo butandukanye, ariko bidasobanuye ko buri muntu aba ari mu makosa, nubwo bya bintu tuba tubibona mu buryo butandukanye. Ntabwo bisobanuye ko n'abari ibyo bavugaga bari bibeshye. Bivuze ngo niyo mpamvu tudakwiye kujya duserera buri munsi, duhangane, rimwe na rimwe tugenda impaka n'abantu, kubera ko rimwe na rimwe hari n'igihe biba bidahura, tuba tudagoye guhura n'abantu nk'abo ngabo ngo tujye impaka. Ahubwo tugomba kwiga gufungura ibitekerezo byacu, tukubaha n'ibitekerezo by'abandi bantu, mu gihe ndetse tutari no kwemeranya nabo. Mbere na mbere ugomba kubanza kubaha ibitekerezo bye mbere y'ikindi kintu cyose uzajya ukora. Ntukajya ubasha nubona umuntu akubwiye ibintu utari kumva neza, si ngombwa ngo uhite umubwira nabi, banza wubahe ibyo akubwiye, nubwo waba utanabyemera, jya umenya ubwenge. Dore bimwe mu bintu bicanganye ukwiye ko wabasobanukirwa muri ubu buzima. Rimwe na rimwe birakorohereza kugira ngo ubashe usobanukirwe abantu. Ibi bintu ngiye kukubwira ni ibintu by'ubwenge, jya umenya ubwenge. Buri kintu cya mbere, abantu batuje buryo usanga aribo bantu bakunda no kuvuga cyane cyane iyo bari kumwe na ba bantu b'inyangamugayo, b'inshuti zabo bamenyeranye, bakunda kuganira ibintu by'ingirakamaro. Nujya ubona umuntu utuje, witonda, rimwe na rimwe utari kubona ko avuga amagambo menshi, ariko burya ari kumwe n'abantu ba nyabo b'inshuti ze b'abanyabitekerezo bizima, burya niwe uvuga amagambo menshi kuruta n'uko ubitekereza. Icya kabiri, buri umwe wese ndetse na buri kimwe cyose burya kiba gifite ikintu cyagomba kukwigisha. Yaba ari ikintu cyiza, yaba ari ikintu kibi, menya ko ikintu cyose ubonesheje amaso yawe, icyo kintu gifite isomo ryo kukwigisha. Icya gatatu, buriya hari zimwe muri roho, hakaba zimwe mu nshuti zacu zigumana natwe, ariko menya ko nyinshi muri zo zizagenda uko tuzagenda duhinduka, tugahindura n'ubuzima bwacu. Menya ko ukomeza uyu munsi, biragoranye ko inshuti ufite uyu munsi nuramuka warahindutse, utakiri kuri uru rwego uriho, utakiri kuri urwego wahozeho mbere cyangwa se uko wahoze kera, zizahaguma. Zimwe zizagenda, uzasigarana mbarwa. Uzakena zikuveho, ukire izikuveho. Umugabo cyangwa umugore burya ntabwo ari abantu banini kuruta utuntu dutoya dushoboye kuba twabasha kuba twaba. Ntabwo baba banini kurusha ibibazo bishoboye kuba byabateranya. Burya ibibateranya nibyo biba ari bigari kuruta ibindi byose. Buriya niyo mpamvu ufite umugore ukaba muri kumwe n'umugabo wawe, umugore n'umugabo mugomba kwitondera bya bintu bibateranye, kuko ibyo bintu nibyo bibi cyane kurusha ibindi byose. Icya gatanu kiri hano, ikibazo cyo kuba umuntu mwiza ukagira impuhwe. Ntubasha kumva yuko muri iyi si nta muntu ubasha kuba yakora adafite umutima, cyangwa ngo abafite umutima mwiza. Ariko mu by'ukuri hari abantu benshi bari hano hanze batagira imitima rwose, bameze nk'inyamaswa kandi babayeho mu mahoro. Ibyo ukwiye kubisobanukirwa.
gatandatu, rimwe na rimwe ntago ufite kugira ngo ubashe gusobanura, ndetse uzagenda buri munsi usobanurira abantu uburyo wiyumva. Mbere na mbere uzajya ubanza wiyumva ubwawe ukuntu wiyumva, ariko ntuzigere wibabaza ngo bigire bibi ku buryo byakwangiza cyangwa bikangiza abandi. Hari igihe ibyumviro byawe wiyumvamo bishoboye kuba byakangiza abandi cyangwa wowe. Irinde ibyo byumviro bibi bimeze bityo. Umenya ubwenge. Icya karindwi, uzibuke ko abantu bazakubwira ngo ba wowe wisobanukirwe mu gihe batazi n'uburyo bakwiye kuba bagufasha. Ndetse n'umuntu iyo ari gukwepa kugufasha arakubwira ngo be yourself, ngo ba wowe ku giti cyawe uzisobanukirwe. Icyo gihe abantu bazajya babikubwira babuze uko bagufasha, cyangwa se badashaka no kugufasha, bari kugukwepa. Ngo ba wowe ku bwawe isobanukirwe. Kandi niba ushaka kugira ngo utere imbere koko, mbere na mbere ugomba kubanza kureba kuri ba bantu badasanzwe bari muri ako gakino urimo, bari mu bintu ugiye gutangira gukora. Nyuma rero maze wirebe ubone ko nawe ukwiye kuba wagera kuri urwo rwego. Icyo gihe wirebe ugafata umwanzuro ukwiriye yuko ugomba kuzagera, bizagukundira. Jya umenya ubwenge.